Hello guys, let me welcome again Nyita P on the beat. Nagarutse kongera kuguha another amazing tutorials. We are going to create an Afrobeat. We are going to arrange an Afrobeat song. Ariko turaza kuba ama pattern turaza gukoresha twayakoze ku ruhande, hanyuma tugiye kwaranja boro yacu nyine tu. Ngeze nkubwira ngo ntugire impungenge niba nta mashini ufite. I'm just using my Android phone using mobile app. So ntabwo ari ikibazo rero ko udafite imashini, you can use your Android app using mobile app. Today I'm going to use FL Studio Mobile. So tubane rero kugira ngo ibintu bigende neza. Nkwibutsa gukora subscribe, hanyuma ndaje reka nze twikomereze. Okay, twayikomeje rero. Hano turaza dufungure FL Studio Mobile yacu. Project nshyashya nyine irafunguka uko nguko. Hanyuma turatangira kwadingamo ama element yacu twakoze, just element twakoze kugira ngo zijyemo fresh no tangire kwaranja. So ndatangira turakora audio clip, sibyo? Our files today, my samples, okay? Ngiye samples zanjye ziri aha. Ariko before mbere reka tubanze dusettinge BPM cyangwa se tempo key. Uyu munsi BPM yanjye ndaza kuyisettinga kuri 98. Reka tuyishyire kuri 98 kugira ngo ibintu bigende neza, kuko sample zanjye ziri kuri 98. Hanyuma noneho iyi twari tugerageje gukerea turayisiba. Noneho reka twadingemo samples yacu, audio clip, my files, my samples, and then dukomeze aho samples ziri. Umunsi ngiye gukoresha iyi ngiyi iri muri G minor, hanyuma BPM nayo retse 98. Okay, turatangira twepotingamo. Ndumva twabanza kuri keys cyangwa se reka duhere kuri keys, sibyo? Ka twimportingemo piano yacu. Okay, noneho twumva ukuntu gahunda zifashe. Reka pattern yacu tuyireshyeshye gutya. Guys, ngira ngo urimo urumva nyine. Yes, iyo niyo chord progression yacu. And then katwadingemo ikindi kadushyiremo pad, sibyo? Twinsatingemo ama pad kugira ngo tubikore fresh. Twinsatingemo pad noneho kugira ngo piano yacu irusheho kuba okay. Reka dukoreshe iyi ibe smooth cyangwa se ibe inuzuye. Twagiye. Wow. Guys, another thing we are going to add, tugiye gushyiramo kuri nshobora tugiye kwadingamo. Reka dushyiremo muted guitar, sibyo? Araka muted guitar ni fresh muri ziboro za Afrobeat. Kadushyiremo muted guitar, turebe ukuntu gahunda ziba zimeze. Okay, katugerageze gushyiramo muted guitar twumve ukuntu gahunda zifashe. Twagiye. Tugerageze gushyiramo wenda sample ariko vocal, sibyo? Tugerageze kwadingamo akavoko kari turebe cyangwa se vox. Okay, reka dushyiremo kandi tumve ukuntu bimeze. Okay. Guys, let's listen. Wow.
dushyiremo ama drums kuko iyi video nabwiye ko ntabwo nshaka ko iraza kuba ndende nk'iminota 15 turaba tuyisoje kabisa. Reka dushyiremo drums, ibindi turaza kubyongeramo nyuma cyangwa se muri drums reka dushyiremo ama drum loop. Ndakoresha drum loop nakoze. Guys, reka duhere kuri shaker cyangwa se ntacyo, reka tubanze dushyiremo rim shot. Guys, boro biba biryoshye sana. Okay, twumve. Dushyiremo ibindi biboro, noneho ndagaruka mbikumvisha byose byagiyemo fresh, bimaze kugeramo byose neza. Ndagaruka nkumvisha ukuntu bimeze, cyangwa se oya ntago mva hano, reka tubisoreze rimwe, sibyo guys, ko nimba ari ukubishyira hanze reka tumene umuceri. Okay, reka dushyiremo hearts. Murumva hearts fantastic. Guys, murumva ko vibe yatangiye kuza. Nkwibutsa ko kandi nanone wifuza ko tugukorera beat, ushobora kutwandikira kuri nimero uri kubona ngo kuri screen, ushobora no kuza muri comment ukatwandikira. Va mu minsi iri imbere rwose ndaza kubashyiraho na group ya WhatsApp kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Guys, ni shaker nshyizemo. Shakers, hanyuma wenda reka duhite kugira ngo tutaza gukora ibintu byinshi. Guys, reka dushyiremo kick ni cya kiburu kivuga pu. Ariko mbere gato ko dushyiramo kick ndumva twahera kuri bass. Bass kabisa. Reka tubanze dushyiremo bass twumve noneho staff irimo bass. Umva bass yonyine. Nyuma yo gushyiramo bass, reka tuzane cya kiboro noneho cya kick. Reka dushyiremo kick 4. Umuntu wakubwiye ko Android phone idakora boro ya fresh ni usambwira uti bana nta makuru wibitseho. Okay, reka dushyiremo kick guys. Ubundi noneho twirebere wagwana. Okay, hanyuma twagiye twumve bass na kick gusa. Numva beat itarimo ikindi kintu. Twongeyemo na ya vox. Okay guys, mbere gato yuko dutangira kwaranja bino biboro fresh, ikindi kintu tugiye kongeramo hano, ndumva guys twakongeramo boro babyita feel bro. Reka twangeremo ama drum fills cyangwa se drum roll, ariko
boro nyine bituma hazamo vibe fresh. Ndaza kubakorera video mbere ku kuntu ushaka kwikorera Afrobeat drum fill ya fresh, byaba ari OG, byaba ari ibintu bya fresh kabisa. Ubundi Afrobeat yawe nyine ukumva ko ifite vibe tu, ukumva ko iri professional. Okay guys, kuvuga ko tugiye gukora drum fill or drum roll. Reka turebe. Okay, reka tugerageze iyi ngiyi. Okay, noneho kugira ngo ibe yuzuye fresh turaza duhita twongeraho ikindi kiboro hano cya crash, ariko ni hi-hat, ariko iri open, cyangwa se ushobora no gukoresha crash, nabyo birashoboka. Noneho kiboro nyine ukumva kirimo fresh tu. Okay guys, reka twongeremo iyi clap yo kugira ngo drum fill yacu yuzure. Iyi clap guys irasona gutya. Okay, noneho kugira ngo yuzuze boro yacu drums. Wow, nice. Urumva ko hano ibintu biba byamaze kuba fresh. Guys, reka dutangire kwaranja noneho boro yacu gakeya. Turadaplicatinga noneho kugira ngo twaranje nyine boro yacu ko tubishaka. Noneho hano mu gutangira ntabwo ibiboro byose nyine turaza kubitangirana tu. Hano dutangira ndumva twatangira na wenda nka pad gusa. Okay, iyi muted guitar wenda yagumamo n'iyi vox, ariko iyi rim nayo yahera nka hano, sibyo? Iyi hat irahaguma na sheka biragumamo. Iyi bass yo ntabwo igomba kuba irimo, bass turayikuramo, ndetse na kick turayikuramo. Kick nta igomba kuba ihari. Noneho iyi staff yacu nayo hano ntabwo ari ngombwa ko iba ihari. Noneho tugatangira boro yacu imeze gutya. Ariko hano mu gutangira reka twadingemo akagitari kugira ngo kaze gusa naho nyine gatanze vibe nyine tu, katwereke nk'umurongo w'ahantu tugiye kwerekeza. Yego, so reka dushyiremo guitar melody. Okay, reka dukoreshe aka kamelody, ndumva ari fresh nari mu kwinjira nyine tu.
dufite vibe fresh. Hano haboro reka dukuremo dutangiye verse reka dukuremo pad turazikuramo n'izi vox ziraba zivuyemo, noneho dusigarane bass kick ibingibi. Reka noneho reka twumve ukuntu bimeze. Kugira ngo dushyiremo vibe ya fresh, reka hano haboro twongeremo eno staff, noneho kugira ngo ihindure vibe. Guys, noneho ahangaha dushatse twaba tunakuyemo kick, sibyo? Turebe ukuntu gahunda zaba noneho rero aha reka tuhagidinge indi gitari, sibyo? Irazanamo indi vibe. Hano turacyari muri verse ya mbere, ubwo turaza kureba ukuntu twaranja chorus na pre-chorus. Guys, uyu munsi munyemerere turaza kuba tugarukiye aha, hanyuma noneho kugira ngo video yacu idakabya kuba ndende tuzakomeza no kwaranja ibindi bice dushyiramo ama chorus, ama pre-chorus, ama outro n'ibindi bice byose bisigaye, sibyo? Noneho reka twumve arrangement yacu, noneho turakomeza n'indi somo. Kora subscribe kugira ngo udacikwa gusa. So guys, let's listen. So see you in another video guys. Kanizere ko ukunda ibintu byacu kandi ukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana, dukomeze kwigana ukuntu wakora muri FL Studio. Guys, see you next.